gukora ku bwanwa arimo naguhanagura kumva birarenze nese ubwo aba arimo gukora massage ho byagenda bite tufite urugero nka Patrick ufite umugore sibyo ufite n'abana ugeze ugiye muri salon usanze umugore cyangwa se umukobwa kuri iyo service urayishimiye ejo usubiyeyo ku munsi wa gatatu ukurikiyeho bizagera no ku rwego rwo muzaryamana Ndagusuje kandi nguhaye ikaze ku biganiro bya Mugare Media TV. Nizere ko umeze neza uri ahantu hatandukanye ariko mwibutsa gukomeza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Umugabo muri kubona yitwa Jean Claude Kiza. Meze bite? Meze neza Pat. Twaraburanye Jean Claude. Minsi nyine. Hari umuntu wabwiye ngo Jean Claude ngo yagiye muri Tunisia ndavuga ati se yagiye gute? Yagiye gute komeruka dufite gahunda yo kujya muri Kenya? Abantu baravuga ariko banasanga biri Serena nzi ko yagiye muri Tunisia kubera ko umaze igihe man. Mesubwo ngubwo kutigeze nambaza kandi ndabizi. Yerega umuntu arakwarikiye nunasubiza. WhatsApp umuntu arakwandikira akakubura. Niba byoroshye. Jean Claude Kiza niwe muri kubona imbere za kamera niwe tugiye kuba tuganira ariko ingingo tugiye kuba tuganira ngira ngo mwabonye ko afite ubwanwa nanjye mfite ubwanwa ari igiye kwiyogoshesha muri salon zitandukanye haba muri Kigali ndetse no hanze y'umujyi wa Kigali hari yabari babeze neza iyo bamaze kogosha aragenda ngagiye kukarabya mu mutwe bari gukarabya mu mutwe akenshi bajya babikora akenshi iyo ngiye kwiyogoshesha rumva cyane hano muri Kigali iyo ugiye kwiyogoshesha kabisa agutunganya umusisi akaza akayikora neza fresh n'umukobwa wakogosha mu mutwe yaragufuze mu mutwe aranyogosha ukanyezana ati ese yari kuguhanagura bigenda gute kubwanjye je manumva nta kibazo kuko ubundi buriya ibintu byose amakuru haravuga ko mwamwicaye mu cyumba mwenyine ari kugukarabya mu bwanwa gukora ahantu hose Jean Claude tuvugisha ukureka tubare ko ufite umugore yego ibyo bintu ntago byazagutuma umugore wawe kwirukana kuri nje kuko mva mu rugo ngiye muri salon ngiye kwiyogoshesha yego vango mbangiye bantunganye ngaragara neza ariko hari amakuru yagiye agaragara mu gihugu no hanze y'uturere twa Kigali yego avuga ko iyo yagiye ari muri salon umukobwa akagubigarangira umutwaye n'ingo zigasenyuka nibyo twakuye birumvikana ariko nibyo nakubwiraga uvuga ngo biterwa n'umuntu we ubwe ntabwo ese we ntago barakoza mu bwanwa wumve ibintu birahagurutse birasimba so nyewe nubanga yagiye navumbuye ko abakobwa bakora hariya ari abakobwa beza bameze neza bafite udutoki twiza gukora ukavuga ati wow ariko ibyo birumvikana ariko ntabwo ariko giye ku bwanjye ntabwo ariko mitekereza uvuga ngo ubundi tuvuga ko umuntu ari mwiza bumuwe buryo muzatubwire se umuntu mwiza bameze gute ariko umuntu ago bibiri mwiza bigaragara uvuga ngo imyira yavuga ngo biterwa nuko umuntu abyumva cyangwa se abifata uvuga ngo doko uri mufite umugore se ubundi wakagombye gutekereza ko uwo mugore wawe mu gihe ufashe umwanzuro wo kumutwara cyangwa se kubana nawe ntabwo yagombye kuba mu tubundi rero nimba ari service aguhaye ubwo bivuze ngo uwo muntu nimba gukora ku bwanwa arimo naguhanagura kumva birarenze nese ubwo aba arimo gukora massage ho byagenda bite impamvu y'ibyo bintu kanyikubwira hari inkuru yabaye hariya muri Nyagatare mu karere ka Nyagatare umugabo yagiye muri salon bisanzwe baramwogosha baranje bagiye kumuhanagura ntago nzi ibintu nge ntago ndajyamo baramuhanagura inkuru nyine bandende asohokana n'wa mukobwa avuye kumutunganya yego makuru harivuga ko yamwishyuye 30 hamwe ngo guhemba ngaye bamuhemba 15000 yikuzamuha 30 uzi kubikora mu rugo agenda mushakira inzara mukodeshereza umugore aza kubimenya nyuma umugabo yarashiriye aho hantu ibiza kuba ikibazo gikomeye cyane nabari ravuka nibyo nakubwiraga rero nanjye nuvuga ngo biterwa n'umuntu ku giti cye nuvuga ki uwo mugore se bambaye doko uwo mugabo ajya gufata uwo mwanzuro wo kuhereza umuntu 30 ese ntiyabikoraga neza bivuze ngo hari ibindi byari behind yo kubikora rero ntago doko kwabo kumutunganyiriza cyabayeho no kumutukura mu bwanwa gusa akamumesamo kagira iki ahubwo ikibazo ndi gusigara ngira bagore bicare batuje bumve bameze neza kubera ko bohereje abagabo mu masaro hari abakobwa bazi kubanagura nje ku bwanjye ntabwo ntekereza ko umudamu ari ufite umwanzuro wo kohereza umugabo muri saro no mugashobora kuva mu kazi runaka batwenda ndi kumva ubwanwa cyangwa se n'umusatsi utameze neza nitunganye rero wa mugabo najyeyo afite gahunda ko byanga bikunda ahahura n'uwo muntu akabigiraho gutyo akaba attractive kuri we nibyo biza kurangira atongeye gutekereza agaciro umugore afite none se naguhemere ko hari imico yindi iba hari mu masaro
ngiye kubwaye ntayo nemera ntabwo byemeye ariko twe tuhari abantu baba bari mu kazi yego bari mu kazi ese dufashe urugero wenda umuntu ari muri salo wibwira ko uje akabikora neza atari gituma yanika izina n'ejo bazamushaka kugira ngo uzajye ahandi mu Rwanda tukora muri competitive yego ndabizi yego nimba nkora akantu keza nawe ukagakora ariko nkaba mfite umwihariko w'icyo nkurusha ni cyo kizatuma ngiye nkomeza ngakora ako kazi kagenda rero niba ufite salo yawe ukaba ufite umukobwa mwiza doko nkuko wenda babivuga sinzi criteria bagendera kugira ngo avuge umukobwa ni mwiza ariko wenda hari impamvu ariko nimba umufite ukoresha wise kari mwiza ashobora kugufasha agatunganya abagabo ugatuma baza nyine bakumva ko bahishimiye yego ako nagashya kuri wowe bizatuma niyo salo yawe zamuka ariko ntago bivuze ko hari ibindi bintu biri byaye ngiye kuganya n'umwana nubwo uri gusapotinga uruhande rwo kuba nta bintu bihabera urabizi ko hari indi mico yo ku ruhande haba hari amakuru yagiye kwirakwira agaragara abagore benshi bari kuzana baza kurwana bavuga ati umugabo wanjye ibiki n'ibiki rero muri salo abantu basanga ibinkuru yabaye okay wenda izo case buriya bajya bavuga ngo intandura ivugira ubusa siko mu Kinyarwanda yego niko bavuga ngo byanga bikunda bajya kubivuga hari aho babibonye wenda hari aho byabayeho cyangwa se yawo umugore ariko nekeza ko n'umugabo ashobora kubikora umugore hari umugore ashobora kujya muri salo wenda bamutunge kuko hari amasalo nyamona abamo abagabo batunganya imisatsi ku bagore nabyo birashoboka ko n'umugore ashobora kugira bihura no guca inzara no kumukuraho umusatsi bajya bikora rero nibyo nakubwiye ko tugitangira navuga ngo byanga bikunda uwo muntu yagiye muri iyo salo akagenda abyanga bikunda atagiye afite gahunda yuko agiye kwitunganya umusatsi gusa abati wenda akenshi rega hari igihe usanga yarabonye hari no muwamuhaye amakuru bati bro hari ahantu yagiye muri ya salo hari umukobwa ungenza gutya rwose akafata neza kantu yankozeho ibineza neza birandenga nawe ukajyayo udafite target yonyine yo gutunganya umusatsi wawe ahubwo ufite na gahunda yuko wa mukobwa muze kuhahurira ariko ntekereza ko atari honyine biba kandi basura abata no mu service atandukanye like mu tubari umuntu wahugenda bati basa umukobwa mwiza arimo aratanga service neza urumva bite nuko yakwakiriye wenda n'uri wamubonye ataramusita namusira agatipu ka 10k nejo tuzatuhura ariko urumva ufite target y'ikindi kintu kigoyanye none muco kigomba kuturanga sasa mu gihe twagiye muri jya kugange nkuko nabwiye ko ibyo bintu ntabyemera ko wenda akenshi umuntu agiye muri salo yakagombye kugenda hari ibintu bitandukanye n'ibiba bimujyanye bimubaho njya kugange numva ko wakagombye kumenya ngo ngiye muri salo cyangwa se uretse na salo nyine ubundi serivisi zose ngiyemo njyanywe n'iki kinjyanye akaba aricyo ukora sibyo kuko nimba ari umugabo dufite urugero nka Patrick ufite umugore sibyo ufite n'abana ugeze ugiye muri salo usanze umugore cyangwa se umukobwa gukora iyo serivisi urayishimiye ejo usubiyeyo ku munsi wa gatatu ukurikiyeho bizagera no ku rwego rw'uko muzaryamana sibyo niho bishyira nuko twayiciye ku ruhande ariko nicyo kiba kigamijwe ubwo nakomeje kuba umubica ku ruhande ariko byanga bikunda ushaka kumvikanisha ko uyu umukobwa agufasha neza kabiri gatatu bitewe naho muhurira anyway birangira rimwe bya byino minsi ngo watuye hasi gutanga keya uramushimira bari cyane tubango wagwaye aragwata wenda ibyo ntago ngenda bivuze ariko nabyo bishoboka ushobora kubikora ariko ntekereza ko ikintu kigomba kuranga papa benshi bajya mu masaro ni respect banye kuganje nyankunda kuvuga ngo buriya waba uri umugabo waba uri umugore uwo ari wese nta uzaguha respect utayihaye yego nuvuga ngo rero nimba mushaka kuba umugabo hamye mane banzonye agaciro umugore wafite doko nimufite umugore banzonye agaciro umugore wafite kuko ndabiza kenshi nugenda ukajya guhura na wa mukobwa ejo agahura na wa mugore wawe yego azi ko mwaryamanye nubwo madamu wawe ari minisitiri icyo gihe azajya murebera muri angere yo kubona ari zeri imbere ye kuko ati nubwo umugore we wari minisitiri ariko nta barakoze kundeba njyewe rero tubanze tumenye ngo abo turi kumwe dusanga cyangwa se umugore wanjye turi kumwe cyangwa se umugabo wanjye turi kumwe avuze iki kuri njye yego numara kumenya agaciro k'uwo mugore cyangwa umugabo wawe bizatuma serivisi agukora ari nk'ibisanzwe bati so ibyo yakankoreye n'ubundi ni ibisanzwe ndamwishyura cyangwa ndamwishyura turabizi arabikora kuba nimba umwishyura umenye uko wamwishyuye wijya mu bindi birenga kuri ibyo umenye ko hari undi ugomba kwitaho kandi abikwiye none ni inama ki wagira ba nyiri amasaro ubwo ndi kuvuga bari aba boss baharinga bari abakobwa nje bariya nta kintu navuga kuko bari mu kazi
ese byibuze hari umuntu yigeze baganiriza ngo twumve ngo impamvu bazana abakobwa ni ukugira ngo bakoresha abagabo. Ntago ntegereza ko ariyo mpamvu. None kubera iki mu masara menshi usanga abantu bakarabya abagabo mu mitwe ari abakobwa? Ni abakobwa mu Kinyarwanda buriya nuko akenshi ku bwanjye ariko ni ku ruhande rwanjye ntekereza ko kubihaye umuhungu nta suka atabikora. Bamwe amafaranga icyambere nuko ari amafaranga. Ariko abatuzi benshi n'abakobwa babikora. N'abakobwa niho umwe muri tubona mu masara atandukanye n'abakobwa. Yego. Ariko n'umuhungu wamuhaye abikora. Ntekereza ko icyambere nuko wamwishyuye sibyo akora ibintu neza kandi nabo babisubikora. Ahubwo buri yagiye igitekerezo natanga ku bantu bakoresha mu masara. Bakagombye gutekereza no ku kintu cya jenda. Wenda iyo ni yini. Nimba umuhungu nimba ufite saro ikora mu mukobwa n'umuhungu wenda mu buryo gutunganya abantu abakiriya baje kwiyogoshesha sibyo. Wabati mukanya nimba muri mu cyumba hagiye umuhungu umukobwa mukanya hagiye umukobwa. Mwana ibira ibintu utekereza ko ibintu byashoboka? Kubera ikiza tashoboka. Ugereranyije na atmosphere ubwo ndi kuvuga ku mbireho y'abanyarwanda muri rusange. Utekereza ko ibintu byashoboka? Njyewe ntekereza ko byashoboka. Nese pato dufata urugero uvuye wenda mu kazi sibyo bigeze wenda nko mu kabara runaka ugiye gufata agafansa cyangwa se n'amazi. Yego. Y'umugabo yaguhereje tu mugenzi wawe uhari ikibazo mufite fata amazi nyine ukayagura akabweza aho kukigira kame mucara kukigira bite. Ariko se wayanywa ijyawe fanta wayinywa ntimanuke nyine do ku bantu yamanuke. Okay. Nicyo nakubwira ko mbere na mbere twagombye kumenya ngo ahantu tujyanywe ni iki sibyo. Ese njyanywe no kureba wa mukobwa uhari kuko mani wanamuhamagara mu bundi buryo wenda muri abantu n'undi uwo muntu numva ko bafite n'izindi ngeso zimujyanye ahantu cyangwa ushaka n'ubundi buryo ariko batisha isura iyo muntu afite business yo kuvuga ngo afite umukobwa nkoresha muri salo. Kuko urumva icyo kintu biri gutanga isura itari nziza sibyo. Biri gutanga isura itari nziza kuri abo bantu bafite amasaro yabo. Uvuga ngo biri kugaragara ko abo bantu bafite amasaro bikorera. Iyo baharinze umukobwa ngajya atunganya imisatsi guhana umugabo wawe wenda mu bwanwa n'ahandi bivuze ngo birangira umukobwa bagize ikijyanye byabo batuye hasi. Yego. Hanyuma umwanzuro kubwanjye umwanzuro mba natanga icyambere abantu umuntu kuba umukiriya agiye gukoresha umusatsi yakagombye kumenya ngo najyanywe n'iki. Yego. Se najyanywe n'uwo muntu uriyo cyangwa najyanywe na serivisi nshaka. Yego. Nicyo cyakagombye kuba cyambere. Ikindi aho gutekereza umuntu ngiye gukoresha ibyo nkoresha ndamwishyura ntabwo ari gukora ubuntu. Rero niba ari mumwishyure ankora ibyo nkora ndangize nigende. Yego. Hanyuma tujye twibuka ko bano bakobwa bakora bino bintu nabo ari abanyarwandakazi bakeneye kubaho bari mu kazi. Tujye twubahira akazi bakora kabo ka buri munsi bakeneye ikibatunga. Dufite kubahira ibyo bintu abagabo ndetse n'abagore mwese mujye mutanga icyubahiro kuri bano bantu bakora bino bintu babikora nk'akazi. Gushimira cyane Jean Claude. Patrick Irenda gushimira ariko arameze neza kasa. Meze neza rumva Imana iracyaturenze. Ntabwo yadushima. Nyabyera ariko tujye dushima. Ubundi urayi umuntu aramutse. Abaranze. Reka gushimire cyane babanye natwe. Batazi nari ngorose ariko ndishimye kabisa. Dusubire turebe tugane ku zindi ngingo. Ariko cyane rogiye gawe. Cyane nawe gushimire cyane twabanye bakoze kudukurikira ndetse nshimira n'abari inyuma ya kamera za Mugari Media TV mwese ndabashimiye cyane. Ura mugabo wamubonaga. Ndabashimiye cyane kandi mukomeze mukore subscribe ku biganiro byacu bya Mugari Media TV tujye tubana. Amazina yanjye nitwa Patrick.